hano igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa dusome igice cya mbere duhereye ku murongo wa 4. nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye. Kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebwe mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. 8 aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu, Yudaya yose, i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Dusome ku bice 2 uhereye aho ngaho n'icyo gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice 2 murongo wa 1. Umunsi wa Pentekoste usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Bose inzu bari bicayemo haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi ruja ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka wera yabahaye kuzivuga. Kadusome hepfo ku 14 umurongo 2:14. Ariko Petero ahagarara hagati y'abo 11 arababwira ati, ababwira ijwi rirenga ati, yemwe bagabo b'Ubuyuda n'abatuye Yerusalemu mwese mwe, ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Abandi basinze nk'uko mwibwira, kuko ubu ari isaha 3 y'umunsi. Ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoheli ngo, Imana ivuze iti, uko niko bizaba mu minsi y'imperuka. Nzasuka ku mwuka wanje ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bazarota, ndetse n'abagaragu n'abaja banje, ndetse n'abagaragu banje n'abaja banje. Muri iyo minsi nzabasukaho umwuka wanje, bazahanura. Amen. Iri jambo dusomye ni ijambo ry'isezerano Yesu amaze kuzuka. Yamaze kuzuka avuge aje asezera abigishwa be, yabasezeye yabavuze kuko atazabasiga, kuko bari bafite agahinda kandi yarabizi, kuko bari bamwiringiye bakiri kumwe, kandi yakoze ibitangaza bareba, yagaburiye abashonje, yarakijije abarwayi, akora ibintu by'ibitangaza byinshi. Bibwiraga byenda mu mitima kuko bazagumana. Ariko rero igihe gishyitse arapfa, arazuka. Umwanya amaze kuzuka arabiyereka, irya minsi yabiyeretse 40, ageza kuri uriya munsi bahawe imbaraga ya minsi 10.
bahabwa imbaraga z'umwuka, umwuka arabamanukira uko ijambo ry'Imana ryavuzwe, uko yari yategetse, uko yari yaravuze, byarahanuwe kuko bizaba. Kuko umunsi wa Pentekoste nushika umwuka wera azamanuka. Abigishwa barabanye kandi bakoranye igihe, ariko bari abanyabwoba. Mureka ibyo Petero yakoze arwanisha ingota, ariko Yesu yigeze kumubwira ati reka intambara yanje si iy'amaboko, kuko uwo yari aciye ugutwa gusubizaho. Ibyo bintu igihe cye cyari kitaragera, ariko ibyo byose intego ye kwari ukuzaja gucungura umwana w'umuntu. Kandi icyo dusomye aha ni uko yari agiye kuboherereza imbaraga, bivuze ngo bateraniriza hamwe. N'ubu yituma ari umuhango mwiza guterana. Hari uza wibwira ngo ari mu nzu wenyine ngo birahagije, ngo kuko afite ijambo ry'Imana, afite Bibiliya, afite iki. Ariko Yesu iri jambo iki gikora yavuze ngo abateraniriza hamwe kandi abategeka kuguma hamwe, kandi ngo barinde ibyo yabasezeranije. Aravuga ngo mugume mu murwa, murindire ibyo data yasezeranije. Hano batubwiye ngo umunsi wa Pentekoste ushyitse, bari bari hamwe, umuriri ubatungura uvuye mu ijuru ngo umeze nk'umuyaga uhuha cyane, uzura umwuka wera, avuga indimi nyinshi, haboneka ibitangaza, ibintu batibwira. Haba guhinduka kw'abakristu, abantu barahinduka, abantu barya bagiraga ubwoba, abantu bahabwa imbaraga, bashira amanga, bavuga Imana kugeza no gupfa, kandi baranapfuye koko. Niyo tuvuga ngo dufite ubwoba bw'urupfu, nuko tudafite imbaraga z'Imana. Ariko wuzuye imbaraga z'Imana, wuzuye umwuka w'Imana, Imana imuha imbaraga zo gutinyuka no mu rupfu. Ba Petero barapfuye, ziriya ndwari zose tugenda tuvuga cyangwa dusoma mu byanditswe, dusanga benshi baragiriwe nabi. Were kuri ba Stefano wa mbere wa Filidi, yishwe bamuziza ubusa, bamuhora Imana ye, guhamya Imana yiwe. Ariko mu rupfu rwiwe, kuko uwuzuye umwuka aba afite imbabazi, yarabwiye Imana avuga ngo bababarire Yesu kuko ibyo bakora ntibabizi. Aravuga ngo kandi ahaterwa amabuye kugeza apfuye, ariko yaravuze ngo bababarire kuko ibyo bakora batabizi. Ariko byasaga iwe yabonaga ari igare rimujyana, rimujyana rimushira Imana, ariko abantu babonaga kuko bamwishe. Ariko aho ngaho niho imbaraga z'itorero ziba mu rupfu. Ni benshi bagiye bapfa, ariko rero bamara gupfa hakabyuka abandi, kandi bakamamaza Yesu bashize ubwoba. Uwo munsi wa Pentekoste ushitse, buzura imbaraga kandi baratinyuka, bashira ubwoba, kuko sibo, ahubwo ni umwuka wa Kristo wari uri muri bo. Ntibabaye ari bo bakivuga, ahubwo bavugishijwe n'umwuka w'Imana wari muri bo. Bashira ubwoba, nubwo babakangishaga ntacyo babyitagaho. Barabakangisha bavuga ngo ntimwongere kuvuga muri iryo zina, kuko babonaga ibitangaza nabo bariko bakora, bakabona basubiye ngo mu cyimbo cya Yesu, bariko bakiza indwara, bazura bapfuye, bavuga ibitangaza bikaba. Bigeze kubabwira ngo nimuceceke imba mushaka amahoro. Baravuze, Petero avuga ngo mwe murabona ibyiza ni ukubumvira cyangwa ni ukumvira Imana. Bashira ubwoba babitewe n'imbaraga z'Imana. N'ubu nizo imbaraga z'Imana zo zidufite, kuko utagira umwuka w'Imana ni umunyabwoba iteka ryose, kandi nejije, kuko umwuka yavuze ngo uwo mwuka naza niwe uzatuyobora mu kuri kose, niwe uzatwigisha, niwe uzatwibutsa ndetse n'ibyo twibagiwe. Ibyo Yesu yavuze, azatumara ubwoba, azadutinyura. Avuga ngo uwo mwuka naza azabayobora kandi abibutse.
nicyo gituma n'ubu umwuka w'Imana hari abavuga ngo byenda n'uwo munsi wamanutse, n'uyu munsi umwuka w'Imana aracyakorana n'itorero kugeza ku munsi ni nabo uzarijyana mu bwami bw'Imana. Ni umwuka kuko yavuze ngo ndagiye ariko ngiye ko nzabohereza umufasha uzabana namwe, uzabayobora, uzabarinda kandi ndetse akanabasabira, kuko ndituzi gusenga uko Imana ishaka, ariko umwuka aniha iminiho itavugwa ku bw'itorero rye kuko ararikunda, kuko yararishinzwe, yarisigiwe. Ni iragi Yesu yatanze mu itorero avuga ngo ndagiye ariko sinzabasiga nk'imfubyi, nzaboherereza umufasha uzabana namwe ibihe byose tuzaba tukiri mu isi. Umwuka wera azaruhuka adushikije imbere ya Data turangije byose ibyo twategetswe gukora muri iki gihe tukiri mu isi. Umwuka niwe udufasha, umwuka niwe utuyoboye, umwuka niwe ufite itorero, umwuka niwe uri kuririnda ndetse atubwira n'ibyenda kubaho. Umwuka w'Imana uzi utubwira ibyenda kubaho bitari byabo, kuko Imana ni umwuka w'Imana, ni Imana imwe mu butatu, ni Imana imwe mu butatu. Hari Imana Data, hari Imana Umwana, hari Imana Umwuka Wera. Nicyo gituma azamenya n'ibyo dutekereza, umwuka w'Imana, kandi uzi utuyobora iyo twayobye. Hari ubwo dukora ibyo Imana idashaka tukibwira ngo nibwo buryo, ariko umwuka niwe utugarura, umwuka niwe utuyobora neza kugira ngo dukore ibyo Imana ishaka, tugende ku murongo w'Imana. Ibyo ni Imana yifuza, nibyo ishaka kuri twebwe kuko twumvira umwuka. Hari waririmbye ngo jya wumvira umwuka ugwiza urukundo, kuko ari benshi batawumvira. Ariko rero umwuka w'Imana wumva ibyo bavuze hano. Petero yababwiye ati hano ku 14 havuze ngo ariko Petero ahagararana nabo 11. Muzi ko Yuda yari amaze kubavamo wagambaniye Yesu. Arababwira avuga n'ijwi rirenga ati yemwe bagabo b'Uyuda n'abatuye Yerusalemu mwese mwe, ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanje. Abandi basinze kuko mwibwira, kuko ari isaha ya 3 y'umunsi. Ahubwo ibyo mureba nibyo byavuzwe n'umuhanuzi Yoheli ngo Imana ivuze iti uko niko bizaba umunsi w'imperuka, nzasuka ku mwuka wanje ku bantu bose, abawukeneye bose, nzasuka umwuka wanje ku bantu bose. Petero yavuze aya magambo amaze gushira ubwoba, kuko abantu baze bavuga bati ibi ni ibiki. Bari batangajwe n'amagambo yaravuzwe hariya haruguru avuga ngo kuko bari ko bumva indimi batarumva, bakumva amahanga ariko ravuga ibyo bantu batarumva. Umuntu akazamva ati ibi ni ibiki. Bari batangaye, icyo cyatumye ahagarara ababwira, abasobanurira avuga ngo ibi mubimenye. Bibwira ngo n'abantu basinze bankoye, icyo gitaba uwasinze avuga amagambo umuntu atumva akavuga yose, ariko aravuga ngo ya tibasinze, ahubwo ibi byavuzwe kera n'umuhanuzi Yoheli kuko ibizaba. N'uyu munsi umwuka w'Imana aracyashoreye itorero, aracyaririnda abamwumvira, abakunda kumvira umwuka w'Imana. Kandi umwuka w'Imana azaba mu mitima iboneye, imitima itunganye. Kandi abayoborwa n'Imana biravuga ngo nabo nibo bana b'Imana, abayoborwa n'umwuka w'Imana. Imana itugirire neza, Imana idufashe tujye twumvira umwuka, kandi twebwe abahamagara ntibikidutangaza iyo umwuka ariko avuga, twumva ari Imana ivuze, twumva ihumure mu mitima, kuko Imana ikimenyeka itubwira kuko Imana ikiri kumwe natwe. Imana iracyari hamwe natwe kandi ntizatureka, kuko iracyari kumwe natwe kugeza ku munsi itorero rizazamuka tukaja kuruhuka imbere y'Imana. Ibi twakoze, ibi twigomwe kugira ngo twumvire Imana, ariko twumvire umwuka. Imana itugirire neza, amen. Kuba imbere yawe ngo twumvire ijambo ryawe ry'isezerano iyo wasezeranye n'itorero ryawe, abo wari umaze kugirira neza, umaze gucungura, abari umaze kwambika imbaraga,
wababwiye byinshi kuko bakwiye gushira ubwoba kandi bakamenya neza kuko uzagaruka, kuko umwuka w'Imana arigisha, umwuka w'Imana niwe utanga ubwenge, umwuka w'Imana niwe utanga ubumenyi, kuko abatamufite mu isi nabaswa ku by'ijuru, nabaswa ku byo kumenya neza umwana w'Imana. Ariko umwuka w'Imana niwe utwigisha byose, umwuka w'Imana niwe utuyobora, umwuka w'Imana niwe udukangura, nidutera guhora twiteguye tukaba amaso tukeza ku munsi uzagaruka. Urakoze, ni mu izina ryawe ryera Yesu tubisabye, amen.